byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twebwe slogan yacu ni iyihe? Twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Mureke tugaruke hano gatoya ku witwa Kenisi ndetse na Mutabaruka mu kiganiro bita Rirarashe kinyura kuri TV1, nibwo bagendaga baganira ibintu bigiye bitandukanye. Gusa ni ibintu bishingiye ku muryango, ntabwo ari imyidagaduro gusa. Nuko nanjye numvishe ano magambo numva naza tukaganiraho gatoya, tukaza no guhurira muri komenti tukabiganiraho, namwe mukaza kutubwira uko mubyumva. Uwitwa Kenisi ndetse na Mutabaruka nibwo bari mu kiganiro. Hari ibintu bimaze iminsi bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga byo kuvuga ngo umugabo n'umugore basigaye babana, ariko ugasanga nyine abana benshi yabyaye atarabe. Rero ni nabwo witwa Kenisi yagiriye inama abagabo bagenzi be ndetse nawe ku giti cye, avuga yuko buriya umugabo atakabaye afata umwanzuro wo kujya gupimisha DNA z'umwana, kubera yuko ngo yaba agiye kwicuza birenze cyangwa yaba agiye kwiteza agahinda. Icyo kintu nta kintu ari buze kugihinduraho. Binavugwa yuko hano wenda muri sosiyete yacu nyarwanda abantu b'abagabo basigaye babyara abana cyangwa abagore bakababyarira abana, ariko abenshi atari ababo, abenshi atarabe. Nibwo Kenisi yavuga ati rero aho kugira ngo mwimenyine mwishwanishe, kugira ngo mukore amadivorce, inama nziza nabagira nuko mutajya gupimisha DNA. So rero nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwe bagenda bashyigikira Kenisi bavuga yuko aho umugabo buriya aramutse afashe umwanzuro akajya gupimisha DNA ashobora kubabara kubera ko abana benshi atarabe. Abandi bakavuga yuko buriya ibyiza iyo ushaka kureba ukuri cyangwa ukamenya nuko ujya gupimisha umwana wawe DNA ukamenya ukuri. So rero ubizanye nyine muri sosiyete yacu nyarwanda, kuko ubona abantu benshi kwa ko ubusambanyi bwugarije bwabaye bunini cyane. Abagore benshi basigaye baca inyuma abagabo babo, abagabo bagaca inyuma abagore babo inyuma. So ugasiduka nyine basamiyemo amada, babyariyemo abandi bana, ariko uwo nguwo noneho mu bana akaba ari we noneho uhitirirwa uwo mwana. Rero ni nabwo yavuze yuko cyane cyane abo yabwiraga ntago ari buri muntu wese wateye inda, yabwiraga nk'umugabo ufite umugore babana basezeranye we ko adakwiye gukoresha izo DNA. Ariko nyine gupimisha DNA ibyo biremewe nta kibazo, ariko we inama yabagiraga nuko batazipimisha kubera yuko yaba ari agahinda gakomeye cyane, kubera ko nyine abagabo ubusambanyi nyine ubugarije nyine bwabaye bunini cyane, kubera yuko byamaze gufata indi ntera. Akantu ngira ngo tuze kuganiraho, nagiye mbona abantu benshi bagenda bashyigikira Kenisi n'abandi batavuga rumwe kimwe nawe, bavuga yuko icyiza ari ugupimisha. Wenda akavuga ati icyiza ni uko wabyibura ugakomeza wenda ukarera abo bana. Nagiye mbona biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ahubwo ngewe akabazo nakubaza, wowe urashyigikira Kenisi cyangwa ntabwo ushyigikira Kenisi ko umugabo yajya gupimisha DNA z'umwana we yabyaye? Rero mureke dukomeze tubyumve muri buno buryo, ubwo mu kiganiro Rirarashe kuri TV1 witwa Kenisi ndetse na Mutabaruka babiganiragaho neza. Namwe duhuriye muri komenti nk'abagabo, muze nyine tubiganireho turi kumwe. Reka dukomeze tubyumve muri buno uburyo. Umuntu amenya ko ikintu ari ikibazo iyo yakimenye. Abana bawe bavutse bakavukira mu rugo rwawe n'umugore, cyangwa se niba hari ahantu waciye
ukaba uzi yuko wahasize ubugingo bwawe. icyo mvuze ubwo wacyumvise ndavuga mu mvugo zishimije. Niba kuzanira umwana aho ngaho waraciyeho gusa aho wakora sadeni mbere, ariko umugore mwasezeranye mukagenda bibi akaza mukabana, wenda akagira ukundi nawe bigenza n'ukundi zangeso mbi, kuko narabivuze abagore barantuka, ariko kugeza uno munsi hari ibintu, imibanire y'abantu irimo ibintu bya shagara bagara biri aho ngaho, sibyo? Abo bana wikwirirwa witeza agahinda. Icyambere birimo ingorane nyinshi. Icyambere nubimenya uzababara kandi ntacyo uzabihindura. Ni wowe uzaba umunyakababaro kurusha undi uwo ari we wese, kuko umugore we yarabikoze, arabizi. Burya rimwe na rimwe nawe ushobora gusanga uwo wita so atari we so, ariko kuko so atabimenya aranagukunda cyane, aranakubakira. Rero ibi bintu bya ADN n'ibindi, ndasaba abagabo mubyibagirwe, mubireke, mureke kwiyahura, mureke kwibabariza umutima. Iyi ni inshuro ya kabiri mbibwiye abagabo. Niba uzi yuko umugore wamushatse ari umugore wawe, nawe ukaba uri umugabo we, umwana akavuka muri urwo rugo, uwo ni umwana wawe. Wikwirwa ushaka uburyo yavutsemo, wijya kure. We bana yavuka asa na Kenisi, yavuka asa na Mutabaruka, we uwo mwana ni uwawe, uwo mwana ni uwawe. Nigeze kumva hari umuntu uhamagara kuri radiyo imwe abwira umunyamakuru ati wewe, ati wiriwe, ati ariko ati hano ku Kamonyi, hano hakurya za Runda biravugwa yuko abana benshi barimo kuvuka musa. Ati turasa, ati oya, ati ntabasa nanjye, basa na Gitifu. Ibyo rero ubwo Gitifu nabaje ubwo ntibasa nanjye, basa na Komanda. Rero hari ikintu ushaka kugira ngo ubwire rero. Ni umwana ashobora no kuba mudasa, si itegeko ko umwana wawe musa. Ariko abantu basa gute? Urabyumva neza? Ushaka kubyara umwana akaza asa nk'iyi mikoro kandi wowe uri inzobe nka Kenisi cyane. Icyo mvuze wacyumvise? Ibyo rero ntago ari impamvu yo kujya kwirirwa wihangayikisha, wiyahura, wizamurira imisemburo yo kukuvana ku isi vuba. Kunda abo bana bawe, kuko n'ubundi niwo wita wabashobora kukubera ibanda kamera nkaho ndi twumvaga. Ari umuntu nabo bagira inama bati mumbwira abagabo mutumwana apfa kuba kwita papa cyane, wamutuma akajyayo cyane. Jya ushima Imana ibintu bya DNA mu bizibukire. Ibyo mureke ishyano, kuko kuva na kera umwana n'uw'umuryango. Twe nk'Abanyafurika rero narwo dukwiye no kujya muri DNA. Ntabwo undi umuntu anavuga ati izo nama muzigira abagore, ye nzajya nkoresha ADN umwana akivuka, hanyuma wowe bayigukoresheje. ahubwo se akabazo k'amatsiko, wowe bagukaciye uwo wita papa akagufata we akakujyana bati tujye hariya ruguru. Ushobora gusanga abo twita papa, ushobora no gusanga abo twita papa atari bo bapa. Ibyo yagutanzeho byose uzabimusubiza pe. Rero ngiye inama najya iroroshye, keretse bibaye ari nk'impamvu y'urubanza, cyangwa se ari impamvu runaka ifite aho ihuriye no kuba ikibazo cyakemurwa n'inkiko. Ariko hagati yawe ukitonda, abagabo bagira amakosa, ugafata nk'umwana ukamujyana, ukamufata samples ukazijyana nk'i Nairobi ukajya kumupimisha. Reka nkubwire, hari mushuti wanjye yigeze kujya gupimisha umwana batabibwiye umugore. Urwo rugo rwarasenyutse na n'ubu, n'ubundi rwasenyuka, kandi yasanze koko umwana ari uwe. Ubwo urumva umugore abimenye batoke ufite ibyo nkeka. Yabimenye gute se? Yaribagiwe, afata envelope ayishyira hahandi aho dushyira ibintu mu modoka y'ibisubizo. Ajya kuri supermarket kugura ibintu. Umugore avuga ati ariko abagore nabo ntabwo baba boroshye. Umugore aravuga ati ariko iyo envelope irimo iki? Bati ni inoti. Ahita avanayo, kancukumbure rero niba ari inoti cyangwa sheke. Arebye abona ibintu bya muganga byanditseho amazina nyine yenoza y'umwana we. Atirika da ko bitaho ijisho, ye baba we. Iyo modoka bakomeje kuyigendanamo cyangwa amutikaguye inshinga, wa muntu batuguye agiye kubita umugore mu modoka nawe akamukubita ari kwivura. Yayisabisha. Burya abagore ari ukuntu abanza akabira ibintu, arabanza arijima kweli. Byakurikiyeho byari divorce. None arangije n'umwana we aramutwara amubwira ati rero nkubwire, kuba umwana wanjye
ukeka ko atari ukeka uwawe. ko atari uwawe Ubwo si uwawe. vanayo amazuru nzapfa uko nzapfa kose umwana wanjye azabona ntuzongera kubona umwana wanjye. undi aravuga ati mvuguti uwo mwana mukunda kuko nta ruhare yabigizemo mukunde umwiteho ariko uwo mwana si uwawe. Uwese nyine niko bari kuvuga abantu bati wamwita wagere ko si uwawe. reka nkubwire njyewe bagabo turi kumwe muri iki kiganiro hatazagira n'ugira ufatwa n'imyuka mibi ngo avuge ngo agiye gupimisha ADN abana be. wenda harabahagaze kwa muganga ubu bariyo abo ngabo baravayo bababaye ibisubizo ni bibiri. Agahinda reka karabicira mbikubwire kwa ni muganga. ukuza ufite agahinda kadasanzwe ni ugutaha ushwana n'umugore bikarangira wenda ugenda amageragere cyangwa upfuye ukabigwamo. ibyiza rero wabireka